yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Muraho neza abakurikiye abacu SMS TV, mugira amahoro y'Imana. Nitwa Ufitinema Asumuta, umunyamuryango. Nitwa Ufitinema Asumuta, umunyamabanga w'umuryango SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye. SMS mu magambo arambuye y'Igifaransa ni Cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye. Umuryango SMS ni umuryango utegamiye kuri leta, ufite intego yo gushaka abari abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo. Uyu munsi tugiye kuganira n'umubyeyi witwa Ikitegetse Caritas. Ni umubyeyi ushakisha umwana we baburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Umwana we yitwa Uwase Louise. Icyo gihe yari afite amezi 8. Baburaniye rero mu Kabgayi mu kigo cy'abapadiri. Tumukurikire kugira ngo atugezeho ubuhamya bwe, dushobore kumufasha kubona uwo mwana we yaburanye nawe muri icyo gihe, nubwo bitari byoroshye. Ni karibu Caritas, tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa Ikitegetse Caritas. Natandukanye n'umwana muri 1994 muri Jenoside. Nari narashakanye na Nkundanyirazo Emmanuel, tuza guhunga duturutse muri komine Kibirira, segiteri Mikingo, serire Shori. Twavuye ku Muhororo ninjoro, turaza tugenda duhura n'ibibazo mu nzira, ariko tuza kugera i Kabgayi naho ntago twahabaye. Twarakomeje urugendo tujya mu Ruhango. Tugeze mu Ruhango naho ntago twaharaye, twarakomeje tujya i Gatagara. Tugeze i Gatagara twagiye muri famiye. Iyo famiye bigeze ninjoro nayo baje guterwa, ariko iryo joro ubwo ntibapfuye, bapfuye bukeye bwaho. Urwo rugo rurapfa rurashira. Tubonye ko bashize twongeye kugaruka nanone, dufata inzira igaruka iwacu. Abo twari twajyanye bose baje gupfa, bari abantu 9, ngenda sigara. Naje guhura n'umuntu anjyana iwe marayo ibyumweru 2, icyumweru ampishe, ariko nyuma yaho naje gutandukana nawe, ambwira yuko umugore wambwira yuko naje kumusimbura. Aramenesha ndagenda njya ahantu ku mugabo witwaga Karoli, bitaga Simoni, nawe wari mwene wacu. Mpungiyeyo, ariko rero naho sinahabaye. Naje gukomeza urugendo, ndaza ngera ahantu mu Ruhango, ndakomeza inzira, ndaza ngeze mu muhanda uva Ishyogwe ugana i Kabgayi. Abantu baturukaga Ishyogwe bari baturutse Nyacyonga. Hajemwe abasirikare 2 bashaka umwe kunyica, ambwira nti nshukurire nihambe. Nge naramwangiye, mubwira ko wagomba kumpamba kuko ari uwo murimo we. Birangiye mugenzi we
ankubita imbunda iramanyagurika, hasigaye icyuma mugenzi we arabimubuza ngo nandeke ngo anjyane Kongo. Hanyuma rero ngo azanga ngo nzabyara abana b'Abahutu sinzabyara Abatutsi. Naramwihoreye ndongera ndikomereza nkomeza umuhanda, nza guhura umuntu anshyira agapapuro mu kiganza ambwira ko ningera ku muhanda ujya mu by'Imana ngo baranyica. Ntago njyewe nabitinye, narakomeje ndigendera, ndagenda ngeze muri Rugeramigozi mpura n'ibitero byari bine, cyari giturutse hakurya no hakuno n'iburyo n'ibumoso, ariko bose ntawanyishe. Havuyemo umwe arababwira ngo nibareke ngo ngewe ngo nziyicirwa, ngo aranyiyicira, azamukana ahantu mu ishyamba riri muri Rugeramigozi. Tugeze ahantu arambwira ngo reka twice umwana ajye kuntunga, ndamuhakanira. We arambwira ngo nzamwifuza atakimbonye, arajyana anshyira mu kigo cy'impunzi zari ahantu kuri Tarafiporo i Kabgayi mu Kabande ko nahabonaga. Nuko birangiye aho ngaho naje guhura n'umubikira warimo gufasha abantu. Noneho agira gutya, ndamubaza abantu bo muri famiye, ambwira ko murumuna wanjye witwaga Pelagia ngo yapfuye n'umuryango we wose, yari yaragiye kwigira ububikira. Nuko rero mubaza uwitwaga Christina Mukabutera, nawe yari yaragiye kwiha Imana, we bambwira ko atari yapfa. Nuko rero uwo mubikira yaje kumpa ikiringiti ko yabonaga nambaye ubusa. Birangiye naraye hamwe iryo joro, bukeye mu gitondo naje kubona nisanze muri shapeli barimo gusenga, nanjye ndasenga. Birangiye wambonaga wese yambwiraga ko bari bunyice, ariko ntago naje kumenya nyuma yaho uko byangenze. Ngewe niciye nsanga barandashe ukuguru, barantemaguye, ariko bandase ukuguru amaraso agishyushye. Umwana nari mfite yarasimbutse avuye mu biganza aguye hasi, baza kumbwira uwantemaga nimpereza umwana wanjye urakoze, hanyuma uze utwice turangirize. Ntago ariko yaraje aramumpereza. Nyuma yaho ibyaje gukurikiraho ntago nongeye kubimenya, gusa namenye ubwenge nsanga umuntu yansanze mu bitaro arambwira ngo umwana wawe ariho, ngo uzamubaze ngo Padiri ngo Fideli ngo yaramubwiye ngo nindamuka mbayeho ngo nzagende azandangira aho umwana ari. Icyo gihe rero Padiri ntago nabikurikiranye kubera ko nari nkibabaye cyane, nongeye kubikurikirana nyuma yaho kubera ko nagendeshaga imbago biranga, ndabireka. Ubu nibwo nari nongeye kubishaka kubikora. Murakoze. Subiye inyuma gatoya, naje kwibaza, nabonaga imodoka zigenda zipakira n'ubundi abantu b'iwacu zijya kubaruha muri Nyabarongo. Nabonye ko nta makiriro, nanjye ndakomeza ndavuga ngo reka ngende. Naragiye ngeze ku kibuga cya Kiliziya i Kabgayi, niho naje guhura n'ikibazo, barandasa. Bamaze kundasa umwana wanjye nibwo yaguye hasi, basaba kumumpa baze batwicire hamwe. Baraje barantemagura, bamaze kuntemagura bansiga aho ngaho. Hanyuma uko nahavuye ntago mbizi, ariko icyo gihe nari ndi kumwe n'umwana wanjye. Baje kumpa amakuru y'uko uwo mwana yatowe, akaba Padiri Fideli yaravuze yuko nindamuka mbayeho nzajya kumubaza akandangira aho ari. None Karita, tubwiye ko hari umuntu waje kuguha amakuru akubwira ko umwana wawe Padiri Fideli ariwe wamutoye, cyangwa ariwe ushobora kubaza amakuru y'uwo mwana. Uwo Padiri
Padiri Fideli yarashinzwe iki hari i Kabgayi? naje kumenya amakuru y'uko Padiri Fideli ngo yari ashinzwe ubuyobozi, yari umuyobozi w'aho ngaho muri ibyo bitaro, yari umoniye wabyo wa Kabgayi. Ikindi nongeraho ni uko aho nari ndyamye aho ngaho bamaze kundasa no kuntemagura, nibuka ko amaraso agishyushye naje kuvuga imyirondoro y'umwana wanjye, nkavuga ko ari Uwase Louise, nkavuga papa wiwe umubyara ndetse n'aho dukomoka, Nkundanyereza Manuel na Ikitegetse Caritas. Nuko nza kuvuga yuko aho dukomoka, mvuga komine Kibirira, segiteri Mikingo, serire Shori. Nuko nabyibukaga amaraso agishyushye, ariko nyuma yaho ntago nongeye kumenya ibindi byambayeho. Ntago ariko wowe nabwiraga namuzi, gusa numvaga bambaza nkavuga, ariko sinarebaga uwo mbwira uwo ari we, nuko navuze gusa. Imyirondoro narayitanze. None umwana wawe Uwase Louise, nk'umubyeyi wamubyaye, nta bimenyetso waba umuziho ku mubiri ku buryo twabishingiraho tumushakisha? Oya, nta bimenyetso njyewe ubwanjye muziho nibuka. Icyakora bakimara kundasa agasimbuka akagwa kure yanjye bakamunzanira, ntago nigeze menya niba nawe yakomeretse cyangwa atakomeretse. Gusa njyewe icyo nihutiye gukora no gufata umwana wanjye ndamwiyegereza. Niba rero yaba yaragikomeretse ntago mbizi. Nyuma baje kumugukuraho nyuma bamujyana nyine? Baramutwaye. Ubwo nabo bari baje kukubaza imyirondoro ibyo ari byo byose? Niko byagenze, bambajije nyine umwirondoro, aba ari wo mvuga, kureba ko umwana ntago yari yarigeze avukana ikibibi, ntaho yari afite igisebe, ntaho yari atwitse, yari muzima. Yari imibiri yombi, ariko igikara aricyo cyiganje. Ubwo abo baje kukubaza imyirondoro nibo bamugukuyeho baramujyana? Nibo bamutwaye. None Caritas, ni iki wabwira abakurikiye ubuhamya bwawe wifuza ko bagufashaho? Nifuza ko waba yakurikiye amakuru yanjye, yamfasha kuba yamenya aho uwo mwana wanjye yaba ari, yampa amakuru ye, akaba yambwira ahantu yaba ari akampuza nawe. Murakoze nawe. Mwumvise ubuhamya bw'umubyeyi Ikitegetse Caritas, inzira y'umusaraba yanyuzemo. Uyu mubyeyi rero arababaye cyane, umubyeyi wari warashakanye n'uwitwa Nkundanyirazo Emmanuel. Mu gihe cya Jenoside bari batuye mu cyahoze ari komine Kibirira, segiteri Mikingo, serire Shori. Bavuye rero bahunga berekeza i Kabgayi, ari naho yaje guhurira n'ibibazo bikomeye, bakamurasa bakamutemagura. Ni umubyeyi ufite ubumuga, amaguru barayangirije nk'uko yabivuze, mbere yagenderaga no ku mbago. Umwana we Uwase Louise yari afite amezi 8. Bakimara kurasa mama we Ikitegetse Caritas, yamuvuye mu biganza asa n'usimbuka, ariko nyuma yaho baza kumumugarurira. Ari nabwo bamubazaga imyirondoro y'umwana we, nubwo mama we yari amerewe nabi, ariko yibuka ko mu bwenge bwe hari abantu yabwiye imyirondoro y'umwana we. Yababwiye ko umwana we yitwa Uwase Louise,
papa we akaba yitwa Nkundanyirazo Emmanuel, na mama we nawe yivuga izina rye ko ari Ikitegetse Caritas, kandi yababwiye ko baje baturutse mu cyahoze ari komine Kibirira nk'uko nabivuze ntangira. Uyu mwana rero yaburanye na mama we bari kuri paruwasi Kabgayi, mu mbuga ya paruwasi nk'uko mama we yabisobanuye. Aho ngaho niho bamurasiye. Ubwo umwana we bamumukuraho, ntabwo azi aho bamwerekeje, niba baramujyanye mu bigo by'imfubyi ntabwo yabimenye. Ariko ari mu bitaro yatubwiye ko hari umuntu waje kugera mu bitaro, amubonye aratangara ati mbese uracyariho? Ati Padiri Fideli yarambwiye ngo ninkubona ngo nzakubwire ko amakuru y'umwana wawe uzayamubaza. Uwo Padiri Fideli yari omoniye w'ibitaro bya Kabgayi. Turasaba abaganga bakoraga muri ibyo bitaro bya Kabgayi, abaganga bashobora gukurikira iyi nkuru bakamenya amakuru y'umwana Uwase Louise, ko badufasha rwose mu kuduha amakuru kugira ngo uyu mwana tumuhuze n'umubyeyi we Ikitegetse Caritas, kuko Caritas aracyariho kandi aramukeneye. Ubwo rero turasaba abamenya aya makuru, Padiri Fideli abamumenya niba akiriho babitubwira, kandi nubwo yaba atakiriho abamenya amakuru y'umwana Uwase Louise badufasha bakatumenyesha, tugafatanya gushaka amakuru y'umwana, bakatubwira aho umwana bamwerekeje, niba yaragiye mu bigo by'imfubyi nabyo bakabitubwira, kugira ngo dufatanye kumushakisha, kuko uyu mubyeyi arababaye. We ntiyashoboye guhita ashakisha kuko yari amerewe nabi, ariko ubu ngubu yaje kumenya umuryango wacu SMS Ijwi ry'Umubyeyi Utihebye, yumva abandi bana bashakisha, hari n'abagenda babona imiryango, nawe bimutera imbaraga, aza dusanga, aratugana kugira ngo tumufashe, dufatanye gushakisha Uwase Louise. Uwamenya aya makuru rero yaba agize neza, yamenyesha umuryango SMS akoresheje nimero zayo z'umuryango SMS 0783 83 2 7 4 7. Murakoze.